Baritima yazamura ijwi rye cyane arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Arongera arazamura ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu bamwe batariko nk'iyi mpumyi koko irimo biki, bamwe bamupfuka iminwa, abandi bati naceceke, ariko Mwuka Wera aramwongorera cyane ati Baritima yo taka cyane. Arongera arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ahita atega amatwi cyane aramwumva. Ushobora kuba nawe udahumye ku ruhande rw'umubiri ariko uhumye mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu ari impumyi ntago ajya avuga ngo amenye ko yavuze ibizima, ibintu byose avuga n'ibidafite umubaro. Iyo umuntu ari impumyi ntago ajya abasha kugenda neza kuko agendera mu mwijima. Bwacya mu gitondo ntamenye ko bwakeye, bwakwira ntamenye ko bwije, akagendera mu buhumi bw'ibyaha. Ariko iyo umuntu yamaze guhumuka ntagongera gukora ikibukundi kuko aharanira kugira ngo azabashe kuzagera mu bwami bw'Imana. Urashaka ko Mwami Yesu agukorera iki muri uno mugoroba? Urashaka ko Yesu agukorera iki muri kino gitondo? Mwene data, mwana mutoya, mubyeyi, urashaka iki? Mbahaye ikaze kuri TV ya Peace Joy TV. Ngiye muri kubona ahangaha imbere yanyu kuri kamera. Nitwa Reverend Pastor Solange Habineza, guturuka mu mugabane wa Amerika mu ntara ya Arizona mu mujyi wa Phoenix. Bijya bitugora kubishyira mu Kinyarwanda. Imana ibaha umugisha kandi Imana y'amahoro ibagire neza cyane. Uyu munsi rero nakuzaniye inkuru nziza ivuga ku bwami bw'Imana. Imana yakize ku mutima ijambo rivuga ngo mbese wifuza ko Yesu yagukorera iki? Mbere uko dukomeza dutangira gusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze dutangize isengesho. Ariko ntujye kuri ya televiziyo. Guhaye ikaze uri mu mugabane wa Afrika, mu gihugu cy'u Rwanda, i Burundi, Congo, Tanzania, Uganda, Mozambique n'ibihugu byose. Ngwaye ikaze uri mu mugabane w'i Burayi, ngwaye ikaze uri mu mugabane wa Amerika, ngwaye ikaze uri mu mugabane wa Canada, ngwaye ikaze uri mu mugabane wa Australia ndetse na Oceania. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza cyane. Reka dusenga Imana hanyuma wumve icyo umwami Imana gushakaho muri uno mwanya. Mana, mu izina rya Yesu ndagushimye kandi ngushyize hejuru. Gushimiye kuri mwiza kandi ugira neza. Gushimiye ko duhaye umwanya kugira ngo tuvuge gukomera no gukora kwawe kuri televiziyo ya Peace Joy. Izina rye rishyirwe hejuru. Ntaba ari ngewe rero, ahubwo izina rye riba ari ryo. Nyemerera ukoresha ingingo z'umubiri wanjye, ukoresha umunwa wanjye, nkubere mikoro, uvuga icyo ushaka kubwira ubu bwoko muri uno mwanya mu izina rya Yesu. Ijambo rye ryabayeho ntarabaho, ndisomye sinabasha no kurisoma cyangwa kurisobanukirwa, ariko unyujije Umwuka Wera nabasha kumenya icyo mbwira ubwoko bwawe. Mana, natwe muri uno mwanya kandi umugisha mu izina rya Yesu, amina. Kuko nabibwiye ku mazina rero, nitwa Reverend Pastor Solange Habineza, guturuka muri Arizona, Phoenix, umugabane wa Amerika. Ndi umunyarwandakazi wavukiye i Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba. Iyo tuvuze ikiwacu yatuvuga ngo ni Majaruguru, niko kera bavugaga Majaruguru, Majepfo, Iburengerazuba, ariko twe tubarizwa Iburengerazuba. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Ndi umubyeyi ufite abahungu babiri. Mwana wanjye w'imfura yitwa Joshua, afite imyaka 9. Umwana wa kabiri yitwa Ranene, afite imyaka 6. Bose bafite izina ry'umuryango ni Habineza. Nanjye nahinduriwe amazina, nitwa Habineza cyane, mfite izina ry'umuryango wa Karemera. Ariko mu mateka y'iwacu muri Amerika, akenshi abantu basezeranye cyangwa bakoze umubano, mariage, dukunda gufata amazina y'abatware bacu. Rero nitwa Reverend Solange Habineza. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nzwi ku mazina menshi cyane rero, nkuko nari nabivuze mu kiganiro gitambutse. Hari abamamagara muganga kuko niko kazimbamo ka buri munsi, nibera kwa muganga, nkora kwa muganga. Abandi bakamamagara mwarimu cyangwa se teacher, abanyeshuri nigishije nabaye umwarimu, nabyo ndabikunda cyane kandi nyashimira Imana ko yaminduriye imirimo, nabaye umwarimu mbo muganga, ni byiza cyane. Abandi nabo bakamamagara mama w'amahanga cyangwa se mama w'amataifa, ayo nabo bakamamagara nyirakuruza w'amahanga. Ayo mazina yose ajya afite ubusobanuro. Bamwe bamamagara mama w'amahanga kwera umurimo w'Imana nkora, ministeri Imana yampaye guhagararira, vision Imana yampaye ikorera ku isi yose, yitwa Peace Joy International Ministry. Niyo mpamvu abantu bamwe bajya banyita mama w'amataifa, mama w'amahanga, nyirakuru w'amahanga.
ibirenze ibyo ngibyo Imana iduhana umugisha, ndi umugenzi ujya mu rurembo rwo mu ijuru, nkunda Imana n'abantu bayo, kandi numva nifuza kuzicara mu bwami bw'Imana, nkabona n'Imana nka mu gitaramo cyabera. Ngerageza kubiharanira, ndi umuntu ariko Imana ijya imba hafi kandi ikabishoboza. Reka tujye mu ijambo ry'Imana rero Imana yampaye uyu munsi kugira ngo turisangire. Icyo nzi cyo nuko nzi ko nyuma yo kumvira ijambo hari ikiri buhinduke ku buzima bwawe. Turasoma ubutumwa bwiza buri muri Mariko ibice 10, turasoma umurongo wa 51. Ariko iri jambo ryo muri Mariko, titire yawo cyangwa umutwe wawo uravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Barutimayo. Ntabwo turi buze gusoma izi nkuru zose uko byagenze, turasoma ku murongo wa 51 ngo Yesu arayibaza ati, ya mpumyi Barutimayo, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi ni kuvuga ngo Barutimayo iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere. Haleluya. Kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amurikira mu nzira. Amen. Hano hari umugabo witwa Barutimayo. Dusubiye inyuma gato ya ku murongo wa 46, Barutimayo yari aherereye ahagana aho Yesu yamusanze n'ahitwa Yeriko. Nagiriye umugisha wo gutembera igihugu cya Isirayeli. Nageze kuri uyu murwa, kuri uyu mujyi, kuri uyu mudugudu wa Yeriko. Nageze kuri kiriya giti Zakayo yuriye, giti cy'umuvumo, na n'isaha kiracyahari. Yeriko ni umurwa mugari kandi munini cyane, aho Abisirayeli babashije kuzenguruka, inkike zaho zikariduka. Iyo umuntu ahageze ugira kwizera kudasanzwe. Uyu Barutimayo rero nawe yari yicaye kuri uno murwa wa Yeriko. Ngo ku murongo wa 56 avuga ngo nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo. Barutimayo se yitwaga Timayo, witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise Yesu w'i Nazareti ari uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Abantu benshi baramucyangwa hore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu mugabo witwa Barutimayo mwene Timayo, hari inkuru nziza yari yabashije kumenya. Imana ishimwe. Ku mugenzi ugana mu rurembo rwo mu ijuru biba bikwiriye cyane ko hari amakuru meza tugomba kumenya. Wambaza utese wa mubyeyi we, ayo makuru meza nzabasha kuyamenya ne? Byagenda gute kugira ngo mbashe kumenya iyo nkuru nziza? Kristo Yesu ajya mu bwami bwo mu ijuru ntabwo yadusize nk'imfubyi, yaduhaye Mwuka Wera. Uwo Mwuka Wera niwe ujya uza akatubwira amakuru y'Isiyoni. Uwo Mwuka Wera niwe ujya uza muri twebwe akatubwira ibyenda kubaho. Yavuze ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, ahubwo mbasigiye Mwuka Wera. Ngo Mwuka Wera niwe uzabamenyesha ibyenda kubaho. Mwami Imana ashimwe. Uyu Barutimayo rero yari impumyi, ariko abasha kumenya neza ko muri uwo mujyi, muri uwo murwa, umwami Yesu Kristo ari buze kuhanyura. Aravuga ati, rero ubwo umwami Yesu ari buze kuhanyura, nanjye reka ngende. Ntago yitaye kuko ubwa ngo ese ko ndi impumyi biragenda gute. Birashobora ko yashatse n'umuntu wamuhagurutse ngo amuherekeze akamubura cyangwa se akamubona. Birashoboka ko wenda nkari yavuze ati, nubwo bimeze gutyo ndi impumyi, ariko reka nihangane nkururuke ngende. Imana y'amahoro ishimwe, kandi Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Aha hantu ngo hari abantu benshi cyane, ariko uyu Barutimayo ngo amaze kumva yuko ko ari Yesu w'i Nazareti ari uje. Haleluya. Aravuga ati, byari byo byose ninamurebura ntago nabasha kureba ngo menye aho aherereye. Yashoboraga kurebura akarebura utari we, ariko yamaze kumva amakuru neza cyane ko yaje. Mwuka Wera amwongorera tekinike na taktike yabasha gukoresha. Imana y'amahoro ishimwe. Aravuga ati, byari byo byose nubwo amaso yanjye atakireba, ariko Imana yampaye ijwi, Imana yampaye umunwa. Imana yaduhaye n'uwo kugira ngo tujye turema ibitariho bibashe kuboneka. Aravuga ati, rero ko ndi bugenze nta kundi, ndataka.
Haleluya. Baritimaya azamura ijwi rye cyane arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Arongera arazamura ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abantu bamwe batariko nk'iyi mpumyi koko irimo biki, bamwe bamupfuka iminwa, abandi bati naceceke, ariko Mwuka Wera aramwongorera cyane ati Baritimaya taka cyane. Arongera arataka ati Yesu mwene Dawidi mbabarira. Yesu ahita atega amatwi cyane aramwumva. Imana ishimwe. Subiye gatoya ku buzima bwa Baritimaya, yari impumyi atabasha kureba, gwahoraga yicaye ruhande rw'inzira ateze ibiganza ko hari uwaza kumuhereza ahumirije. Yategaga ibiganza nk'uko nguko mbiteze, ntabwo bashaka kumenya ngo umuhaye ninde. Hari abashyiraga mu biganza by'iburyo umuceri, ibumoso namwe bagashyiramo trashe, bandi bagashyiramo imyanda, bandi bagashyiramo ibizima, kuko atabashaga kureba ari ibizima, ari ibyondo, ari imyenda. Arabamuhaga umuceri, arabamuhaga amabuye, arabamuhaga imicanga, byose arabirundaga akabishyira hamwe akabivanga, akavuga ati murakoze, akabashimira. Ariko umunsi umwe Baritimaya aza kumenya amakuru, aravuga ati uyu munsi niwo munsi wanje n'Imana yanjye. Uyu munsi wa none nagira ngo utangarize ngo umenye neza, upresize neza icyo uri bubwire Yesu icyo umushakaho. Baritimaya amaze gusakuza cyane, Yesu yumvise ijwi rye aramubwira ati nimumuhamagare. Imana y'amahoro ishimwe. Uyu mwami twakurikiye ntago ajya areba ku buranga, ntago ajya areba ku mashuri, ntago ajya areba ku burebure, ntago ajya areba kavukire y'umwana w'umuntu. Imana iza kureba kavukire, navukiye Rubavu ku Nyundo, ubu ntuye muri Amerika. Hagombaga wenda kujya gutura muri Amerika batuye i Kigali. Urumva nge nari ntuye mu ntara y'Uburengerazuba nyine iyo ngiyo za Rubavu. Ariko Imana inkura iyo ngiyo iravuga iti nimumuhamagare nawe yurira indege ajye gutura muri Amerika. Ibyo twifuza byose ku Mana, Imana irabifite. Nasomye ijambo ry'Imana ngo nidukura amaso ku bana b'abantu, ahubwo dutumbire Imana Data wa twese yo mu ijuru. Yesu ati nimumuhamagare. Haleluya. Bamwe birashoboka ko babanje kwivuvuta kubera icyo hamagaye Baritimaya w'impumyi, w'ibyondo, wicara habonye kwa Yesu. Yesu afata buri muntu uwo ari we wese, ntago ajya arobanura. Niyo mpamvu yavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Kandi aravuga ngo mbere mpagaze ku rugi ndakomanga, none yafungura umutima wiwe nzinjiriwe dusangire. Baritimaya baramuhamagara. Muko nawe uyu munsi wa none umwami Yesu ari kukubaza ngo urashaka ko yagukorera iki? Niki wifuza ko Yesu yakora mu buzima bwawe? Niki wifuza ko Yesu yakora ku rubyaro rwawe? Niki wifuza ko Yesu yakora ku bana bawe? Niki wumva wifuza uyu mwanya umwami Yesu aguhamagaye akavuga ati Marita, Maria, Alice, Julienne, urashaka ko nagukorera iki? Wamusubiza ikihe kibazo? Imana y'amahoro ishimwe. Utabona Umwuka Wera ufite ibindi bintu wasubiza. Ariko nasanze muri uru rugendo ushobora gusaba ikintu kimwe gusa kigakavaringa n'ibindi byose byari bisigaye. Baritimaya aratekereza ati ndamutse nsabye Imana amafaranga nabona ajya ambwira ngo nibajye kumpahira ibi n'ibi, natuma umuntu kumpahira isombe wenda harakanzanira spinach. Aravuga ati oya, amafaranga ntago ari cyo gisubizo. Aravuga ati wenda hari mbwiye Imana ngo nimpereze kwiga amashuri menshi cyane, ntacyo nabasha kuyamaza. Asanga no mu mashuri atari cyo gisubizo. Aravuga ati hari mbwiye Imana ngo ninyambike imyenda myinshi cyane, nakwambara neza nkaberwa, ariko mfite ubumuga bwo kutareba, ntago namenya niba naberewe, ntabwo namenya niba banyambitse imyenda myiza cyangwa mbi, kuko ubuzima bwe akiri impumyi. Habashaka ko bamwambikaga n'imyenda yanduye ntabashe kubimenya kuko atarafite amaso yo kureba. Baritimaya aravuga ati reka ngira handi hantu ndenga, ngira andi maso yandi yo mu mutima. Yari yarahumishije amaso y'umubiri, ariko amaso y'umutima yararebaga. Amaso y'umutima arayakoresha, abwira Yesu ati mwene Dawidi ndashaka guhumuka. Haleluya. Yesu ako kanya aramubwira ati Baritimaya, kwizera kwawe kuragukijije. Baritimaya arahumuka, Baritimaya arareba, Baritimaya yuzura Umwuka Wera. Baritimaya azakongera kujya kureba ibyo bamuherezaga, asanga arimo bashyizemo trashe, bashyize nk'ibizima, bashyize nk'ibi. Baritimaya aranezererwa cyane, yumva yuzuye imbaraga z'Imana. Imana y'amahoro ishimwe. Nawe uyu mugoroba cyangwa se wanyu muri mu gitondo, isi yose Imana yabigenje neza, Imana enye zose z'isi. Ntabwo cyo tugera amasaha amwe, amasaha duhuje, ariko wowe uri mudukurikiye aka kanya, niki wumva ko mwami Yesu yagukorera?
Imana ishimwe. Baritimayo amaze guhumuka yakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, ubugingo bwamutunga mu mutima wiwe, ubuzima bwe burahinduka, ibintu bye byose birahinduka, arangije agubwa neza, aranezerwa. Imana ishimwe. Ushobora kuba nawe udahumye ku ruhande rw'umubiri ariko uhumye mu buryo bw'umwuka. Iyo umuntu ari impumyi ntago ajya avuga ngo amenye ko yavuze ibizima, ibintu byose avuga n'ibidafite umumaro. Iyo umuntu ari impumyi ntago ajya abasha kugenda neza kuko agendera mu mwijima, bwaca mu gitondo ntamenye ko bwakeye, bwakwira ntamenye ko bwije, akagendera mu buhumi bw'ibyaha. Ariko iyo umuntu yamaze guhumuka ntagongera gukora ikibukundi kuko aharanira kugira ngo azabashe kuzagera mu bwami bw'Imana. Urashaka ko Mwami Yesu agukorera iki muri uno mugoroba? Urashaka ko Yesu agukorera iki muri kino gitondo? Mwene data, mwana mutoya, mubyeyi, urashaka iki? Fata umwanya muto w'isegonda imwe gusa utekereze, Yesu aramutse ageze iwe wamusaba iki? Usabe neza, ntusabe nabi. Baritimayo aravuze ati ibyo ari byo byose nkeneye guhumuka. Nanjye nasaba kugira ngo uyu mwanya Imana yaremye isi n'ijuru ikore ku maso yacu mu buryo bw'umwuka, tubashe guhumuka turebe. Baritimayo amaze guhumuka yamenye ko atazongera kwambara inkweto zihushanyije. Birashobora ko yazambaraga wenda zihushanyije. Baritimayo amaze guhumuka yamenye ko agomba kwambara umwenda mwiza wamubera n'amabara ajyanye. Birashobora ko yapfaga kwambara n'amabara adahuye. Baritimayo amaze guhumuka yumvise hari undi munezero wundi udasanzwe, ahindura imigabo n'imigambi mu buzima bwawe. Nawe mwene data, saba Yesu Kristo aguhumure, uhumuke uve mu byurimo, uve mu byaha, ukora ibyiza, wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ature mu bugingo bwawe, ature mu mutima wawe, yinjire mu gumane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tubanze Imana imbere. Iyo umuntu yarangije kwinjiza Imana ye mu mutima wiwe, ibyo ari byo byose, ibyo anyuramo byose, ibyiza, ibibi, umunezero, intambara, ibigeragezo, uburwayi, barabisangira kandi Imana ijya imbere ikabyoroshya. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugirire neza. Kwifurije guhumurwa n'Imana muri uno mugoroba. Reka turangize dusenga Imana. Ushobora kuba ufite icyifuzo, ushobora kuba wifuza kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, ushobora kumva ko Yesu yabasha kugukora uyu mwanya kugira ngo abashe kuguhumura. Ushaka ko tugusengera, turaguhereza nimero ya telefone, ushobora gukoresha WhatsApp ukaduhamagara, guteranya 1-929-329-885. Ntutinye kutwandikira, ntutinye kuduhamagara kugira ngo tubashe kugusengera, kugira ngo tubashe gukomeza kukwinjiza mu kumenya Imana no gusobanukirwa neza. Muri rugendo ntabwo biba byoroshye, hari byabaje umutima wawe, ariko resha arasoboye. Imana yahumuye impumyi yitwa Baritimayo, ntabwo inaniwe intambara n'ibibazo n'ibigeragezo byawe. Reka dusenga Imana, wongere wakire Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Waruhumye, niyo mpamvu wiyoboraga ukigira mu byo ushaka, ariko noneho bigeze uyu munsi wa none, reka uhindure kandi uhinduke, wakire Kristo aguhumure, agukoreho, hari bivuze guhinduka mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimye ko duhaye umwanya kuri Peace Joy TV, uduhaye ijambo rivuga ngo mbese urifuza, abantu barashaka ko Kristo yabagira gute? Hari abakeneye agakiza, hari abakeneye guhumuka mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ndasenze kugira ngo abari barahumye, abari barayobye, abari bari mu byaha, abari barakwibagiwe, abari bari mu ntege nke, abariraga, abatenzu yawe umugongo, bahumure bongere bagaruke mu nzu yawe kandi bakwiringire, bakwizere. Urakoze kuko uri Imana ibikoze. Abari mu Rwanda bagire neza, abari Burayi, muri Amerika, Oceania, Australia, migabane yose y'isi ubagereho mwami. Abana bato ndetse n'abakuze, ukora imirimo kandi ukora ibitangaza. Urakoze kuhumuye ubwoko bwawe, urakoze kunejeje abantu bawe, kandi urakoze mwami kubw'iyi televiziyo, kubwumvise ubutumwa, kuko hari abahindutse kandi ko hari abariraga uhojeje amarira, ko hari abari bahumye uhumuye. Ngo reka urukundo rwawe n'umuntu bwawe n'amahoro yawe komeze bane natwe twese n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen.